Hello ni Jane kuri Igarukire. Turakomeza n'igice cya kabiri cyerekeye ingingo y'impamvu ucuruza ugahomba. Ibintu ugomba kumenya kugira ngo bikurinde guhomba. Niyo dukomeje ku gice cya kabiri. Igice cya mbere twabonye impamvu enye umuntu acuruza agahomba. Turakomereza ku mpamvu ya gatanu, ku kintu cya gatanu ugomba kumenya bikakurinda guhomba wowe niba wifuza gukora umushinga wa business, kubera ko hano nkunda kubakangurira gucuruza, ariko hari ibintu nyine ugomba kumenya. Impamvu ya gatanu rero, ikintu cya gatanu ugomba kumenya kikurinda guhomba, nuko ugomba kumenya umushinga ujyanye nawe. Umushinga ujyanye nawe ni ngombwa cyane, kubera ko abantu benshi akunda gukurikira undi muntu agakora umushinga utajyanye nawe. Ugomba kumenya umushinga ujyanye nawe, akaba ari ukora, wikwigana mugenzi wawe kandi udahuje nawe. Ugomba mbere na mbere kwimenya wowe, kwimenya ukamenya uwo uri we, aho kwigana inshuti yawe mudahuje ubuzima. Hari abantu bashoboye gukora akabari. Ese wowe uragashoboye mbere yo kugatangira? Uzi ibijyanye nako byose? Akabari burya ntabwo ari abantu bose bagashoboye. Burya akabari murakabona gutya ukabona hejuru, ariko ibiri inyuma utabona ntabwo umuntu wese ashoboye akabari. Banza umenye niba ushaka gufungura akabari, niba ugashoboye. Ubanza umenye ibyako, ubanze wegere mugenzi wawe, uranze wegere nk'umuntu agakora akubwira ibyako, wumve ko ari ibintu ushoboye wowe, bikurikije uko uteye, bikurikije inshingano zawe, bikurikije ibintu byinshi n'ibintu wakunda wowe gukora. Washobora se gukora ibyo gucumbikira abantu, gufungura nk'ibya hoteli ugacumbikira abantu bakuriha, ukurikije ibyo uzi, ibyo ushoboye, uko umerewe, ibya inshingano zawe. Hari byinshi ugomba gukurikiza, ukurikije uko uri we n'ibijyanye nawe. Restaurant se urayishoboye? Ushoboye gufungura restaurant ukagaburira abantu ukurikije inshingano zawe zo mu rugo. Uzashobora kubyuka kare? Ntukunda ibitotsi bya mu gitondo? Uri umuntu uzi kubyuka kare? Niba ugomba gutegura n'ifunguro rya mu gitondo ry'abakiriya bawe, kugira ngo abakiriya bawe nibaza mu gitondo kare babone ibyo bifuza, urabishoboye? Uzashobora kubyuka kare? Niba uri umumama, niba uri umudamu, hari ibyo ugomba kubanza no gutunganya mu rugo, uzabishobora. Hari igihe hari umuntu uba utazi kubyuka kare, kubera ko niko ateye. Hari abantu bigoranye kubyuka kare cyane bitewe n'ukuntu baremye. Wowe uri mu ushobora kubyuka kare, uzabishobora byuka bireba. Ufite abana bato se ugomba kwitaho cyangwa ntubafite? Hari inshingano zawe ugomba kureba, ukavuga uti uyu mushinga, iyi business ndayishoboye, ijyanye nanjye, iyi ngiyi sinjyanye nanjye. Ntabwo uzarebya mugenzi wawe ngaba ari byo ureberaho. Hari igihe rero ukora ibintu bitajyanye nawe, wabigeramo umaze kubyinjiramo ugasanga byakunaniye. Niho hava guhomba, kubera ko iyo ukora ibintu nyine utazi, ukora ibintu utishimiye, burya iyo ukora ibintu wumva bitakurimo, hari igihe uhura n'ibibazo. Ubuhinzi cyangwa se ubworozi ni ibintu byawe wajyamo ukabishobora. Ugomba kubanza kwibaza ibyo bibazo mbere yo gutangira umushinga, kubera ko burya ibintu byose ntabwo tubishobora. Hari ibintu bitworohera, hari ibintu twiyumvamo tubigiyemo tukumva ni ibintu byacu. Burya dufite n'impano zinyuranye, dufite ukuntu duteye binyuranye. Mbese buri muntu wese afite uko aremye, afite uko ateye, afite ibintu yakunda n'ibyo atakunda, afite ibyo ashoboye n'ibyo atashoboye. Mu bintu byo guhitamo umushinga ntabwo ugomba kureba mugenzi wawe, ugomba wowe kwimenya neza, ukamenya ubwoko bwa business ijyanye nawe, bitewe n'uko uteye, bitewe n'ibyo ukunda cyangwa ushoboye, bitewe se n'izindi nshingano zawe, bitewe n'ibyo washobora kwihanganira n'ibyo utashobora kwihanganira. Ibyo byose ugomba kubireba. Ibyo ni ikintu gikomeye ugomba kumenya mbere yo gutangira umushinga, kubera ko hari abantu benshi batangira yabigeramo ugasanga byamunaniye, ugasanga urahombye. Urugero, niba uri umuntu utazi kuvugana neza n'abantu, hari abantu babigora kuvugana n'abantu, hari abantu batazi kuvugana n'abantu neza muri kamere yabo. Ukabuzi kuri umuntu utazi no kuvugana neza n'abantu,
ukaba wiziho ndetse no kutamenya gucunga amarangamutima yawe, ukaba watombekera abantu kwa kutomboka, ukaba watombokera abantu vuba, bikorohera gutombokana n'abantu. Kenshi ukunda kwibona ugana n'abantu ukabona uratombotse kubera ukuntu wenda uremye, kubera amateka yawe ntago mbizi. Icyo gihe ushaka gucuruza ariko hitamo business itaguhuza n'abakiriya ku buryo uvugana nabo, kugira ngo utazatuma baguhunga kubera ukuntu uteye, kubera ukuntu baganiza, kubera ukuntu bavugisha, kubera ukuntu batombokera. Icyo gihe uhitamo business udahura nabo. Zirahari nyinshi ushobora gukora udahuye n'abakiriya, cyangwa se ugaharuka wagira umuntu ushyira imbere ufite byorohera kuvugana n'abantu, byorohera gusabana n'abantu. Ibyo byose ni ibintu ugomba kureba. Hari abantu burya batazi nuko bifata imbere y'abakiriya, bakabakanga ahubwo ku buryo babirukana batabizi bazagaruka. Hari ukuntu ushobora kuba uteye ukabura umuntu wirukana abakiriya, kandi wenda hari ibindi bintu ushoboye, hari izindi mpano ufite, hari ibintu bikorohera, ariko kuvugana n'abakiriya kujya hari akaba ari ucuruza ari ibintu bitakurimo bitewe n'uko uremye. Niba bikorohera kubwira nabi nk'abakiriya, bikubwira nabi abakiriya, nuko utageneye kuba umucuruzi wakira abakiriya ujya imbere uvugana n'abakiriya. Ushobora gukora ku bundi buryo, ukaba umucuruzi wo ku bundi buryo, cyangwa se ukabanza kwiga iki, kumenya gucunga amarangamutima yawe, ukabanza kwiga kuba umucuruzi, gucuruza. Gucuruza ntabwo ari ibintu upfa gukora gusa, hari ibintu ukeneye kumenya mbere yo gucuruza. Burya iyo uri umuntu w'umucuruzi uzi gucuruza, abakiriya baraza. Ugomba rero kumenya iki, uyobora abakiriya bawe mu buryo bwiza kugira ngo ubucuruzi bwawe bugende neza. Iyo utabizi urahomba. Niyo mpamvu mu gutangira byose ugomba kumenya. Urahomba ni ikintu ugomba kumenya. Abakiriya ukamenya uburyo ubifataho, ukamenya uburyo bakira, ukamenya uburyo baganiza, ukamenya uburyo bakurura, ejo bundi bakazagaruka, ejo bakazagaruka. Ukamenya nyine ubwo ibyo bintu byose ni ibintu bikurimo. Hari ukuntu uremye, hari ibyo wiga, byose ni ikintu kigufasha ko business yawe ikomera ntuhombe. Ikindi kintu ugomba kwitondera cya gatandatu kigusha abantu benshi, ni wowe wahisemo kujya mu business. Icyo ni ikintu gihombesha abantu benshi, ugomba kwitondera. Ni ugucunga nabi business yawe. Abantu benshi bacunga nabi business yabo. Gucunga nabi business yawe urahomba. Iyo utazi gucunga business yawe neza urahomba. Ni ukuvuga ngo abantu benshi barahomba, ariko ahanini biterwa n'imyitwarire yabo mibi. Ahanini hari igihe bakoze ibyo batagomba gukora, hari igihe barakoze amahitamo mabi ugasanga barahombye. Ugomba rero kuba umuntu ucunga business yawe neza, ukabishyiramo imbaraga, wirinda gukora mu kajagari utabishyizeho umutima. Akajagari, nta discipline, urakora ibyo ubonye. Burya iyo ukora business lo sérieux ni ikintu cyangwa cyane. Ugomba kuba umuntu wa sérieux, ukayicungira hafi, fo kuba hafi, ukayishyiraho ijisho, ntugende kure ngo wenda hari umuntu ari gukora, abakozi bari gukora. Iyo utayicungira hafi uratakara. Ni ukuvuga ngo wicungira hafi, ni ukuvuga ngo ugomba no kuba uri umuntu umenya les chiffres, imibare, wandika ibingibi gutya, ukandika. Business iyo utandika nta kintu na kimwe ushaka kumenya. Ugomba kumenya amakuru, ukagira amakuru ya business yawe ku buryo ukurikirana bimeze gute, ukamenya ibyemezo ufata bitewe no kubikurikira. Iyo utandika nta cyemezo cyiza ushaka gufata. Iyo wandika nibyo bigufasha gufata ibyemezo byiza. Ugomba kwandika ukamenya igituma winjiza amafaranga menshi muri business yawe. Icyo kintu gicuruzwa ufite ibicuruzwa byinshi, ukamenya uti iki kinjiza menshi muri business yawe. None ukamenya icyo ni ikintu gigufasha. Ayo ni amakuru ashaka kuvasha ati aha hantu nzashyira imbaraga kurusha ahandi. Ukamenya igituma ugira abakiriya benshi. Ibyo ni ibintu uba ugomba kumenya. Kubera iki? Urandika, urakurikirana, uzise igituma business yawe ikomeza gukora. Byose ukabireba, ubikora rero kuko wandika. Ibyo ni ngombwa cyane. Ugomba gufata igihe ukicara ukiga business yawe, ukamenya neza ibyayo. Iyo utazi ibyayo ntabwo uri umucuruzi mwiza. Abantu benshi bacuruza mu kirere, kujya ugacuruza hariya ibintu biraza urahereza abantu, ntuzi ibyo ari byo, ntuzi ikinjira, ntuzi igiso, mbese mu kirere gusa.
wabona amafaranga araho ntuza ibyayo, mbese amafaranga arahari gusa ariko ntuzi uburyo yinjira, ntuzi ikiyinjiza, ntuzi uko asohoka hagana ngo mbese wandika imibare kurikirana ibyayo. Ibyo ni ibintu ugomba kumenya hakiri kare. Icyo gihe iyo ukurikirana gutyo ukanatekereza ku bibazo bishobora kuza byose, ni uko ukurikira ugatekereza ikibazo gishobora kuza, ukagitekereza uti hanga bishaka kugenda gutya, muri uku kwezi hari igihe bitagenda neza, kubera ko ukurikirana umaze kumenya amezi wenda business yahita nagenda neza. Iyo ubikurikirana urabimenya, ugashobora kumenya ibishaka kugutungura, none bishobora kugutungura ukabiteganyiriza. Kubera iki? Urakurikirana. Niba ufite n'umukozi umwe nasiba ni ikibazo, kubera ko icyo gihe nudacuruza niko utazubahiriza nanone ayo ugomba gucuruza. Ibyo byose ugomba kubibona ukabishakira iki? Ibisubizo. Kugira ngo ugende gute? Iyo utakurikirana uzibona nyine wafunze, uzibona wafunze burundu. Kubera ko mu bucuruzi iyo utitonze ngo umenye neza uko ibintu bigenda, umenye icyo ugomba gukorera buri kwezi, birakugora. Buryo ugomba no kubuzi ngomba gukora iki kugira ngo niyo nakoreye iki niho ncuruza nkariha ibikenewe. Noneho yo nakoreye ntangira gukorera iyo ntangiye gukorera ya naya niho mba ntangiye kunguka. Ibyo byose ukabimenya. Kubera iki? Urakurikirana, urandika, ugira gute, umenya ikinjiye, umenya igisoza. Ibyo byose bitabikurikirana ujya kubona ukabona wahombye, utazi naho byabereye, utazi cyabaye. Ibyo byose ni ibintu ugomba kumenya gucunga neza business. Abantu benshi bahomba kubera ko badacunga neza, ngo bandike, bagire imibare, bagire Excel, bagire tableau Excel. Hari n'amapplication afasha gucunga business. Ariko iyo ugiye gucuruza ugashyira hariya ibintu bya kera, ibyo ngibyo se ubu urumva wazagera hehe? Hari amezi uzacuruza menshi, hari n'amezi uzacuruza make, kandi wenda ufite ibyo ugomba kuriha. Iyo utabikurikirana rero uzayafata uje hariya nta kintu cyanditse, ubona ibintu byabiragiye. None uzabigenza gute? Niba utandika amakuru ajyanye na business yawe, nta kintu uzagera uzahomba. Ni byiza no kugira amakuru yerekeye n'abakiriya, amakuru yerekeye abakiriya ukayandika nayo ahantu. Wabona umukiriya w'imena ukandika nomero ze za telefone. Icyo gihe n'amakuru ukeneye nanone kwandika, kubera ko hari igihe uzabakenera. Igihe wabakenera abakiriya bawe ukaba wabageraho ukagira gute, hari nk'ikintu wazanye gishya, hari ikintu ushaka kubabwira, hari ikintu ushaka kugira ngo wongere uzamure kigurwe cyane, ukabahamagara, ukabohereza message, ukagira gute, kugira ngo nyine umenye ibya business yawe. Nuvuga ugomba kuyicunga, ukayeba hafi, no gucunga neza business yawe, ukayikurikirana. Ni ikintu cyangwa cyane. Niyo mpamvu ugomba kwandika imibare yose, ukamenya icyo wungutse kumera y'ukwezi, ukamenya niba wungutse cyangwa se wahombye, kandi ukirinda gukoramo kwa kuntu ukoramo amafaranga ya business ujyana mu bibazo byawe utari wakomera. Iyo utari wakomera ugatangira gukoramo, ubwo ngubwo inzira yo guhomba wayigezemo. Uri mu nzira yo guhomba. Yuri umuntu ucuruza ugakoramo, umuntu yaza ugakoramo, ugahereza ugakoramo, ugashyira hariya, nta hantu wagera. Iyo ukora gutyo, abantu bakora gutyo nyine ntibavaho bari, ntabwo bari mu gucuruza byo gukira, ubwo bari gucuruza wenda byo kujya babeho gake. Ariko iyo ushaka gucuruza ibintu bikomeye bizaguteza imbere, bizaguha amafaranga afatika, ugomba kwirinda gukora mu kubonye. Niba ugomba gufungura kuva nka saa 2, ubavuti wenda nzajya mfungura igihe n'iki, nzajya mfungura kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu, nzajya mfungura ku isaha iyi saa 2 wenda kugeza saa 11 kugeza saa 12. Ibyo byose ukaba ubizi kandi ukabyubahiriza. Aho gufungura uyu munsi ejo ntufungure, icyo ntakigenda. Abakiriya noneho kugira ngo baza bakakubura, ibintu abantu benshi barabikora. Yagiye muri gahunda ze, yagiye muri gahunda ze zisanzwe zinyuranye, agafunga kandi yabwiye umukiriya ko afungura saa 2 kugeza saa 11, ariko akifungira. Ni ukuvuga ngo aho icyo gihe haba hari ikibazo, kubera ko uba wemereye umukiriya wawe ibintu udashoboye. Iyo wemereye umukiriya wawe ibintu udashoboye ugafunga, ni ukuvuga ngo azaza rimwe abona udahari, ubutana azagaruka. Iyo ubona burya bidakunda, ubona yuko utaboneka, wenda uri mu bintu byinshi, uri umuntu ujya mu bantu, ufite izindi gahunda nyinshi, ibyiza ushyiraho umukozi, ugashyiraho umukozi nawe wikoreragamo, wenda uri umwe ugashyiraho umukozi, cyangwa ugashyira umukozi wa kabiri
kubera ko business yawe igomba guhora ifunguye. Business iyo uyifunga kuba kumenya ko uzahomba nyine. Niba udakora gutyo ntuzatangazwe rero nuko uzahomba. Kubera ko gufunga abantu bacuruza ugasanga yafunze, ejo wajyayo none ugasanga arafunze. Nase ubwo muntu nahomba azavuga ngo business ye ngo yagenze nabi. No, ikibazo niwe. Ntabwo rero ugomba gutangazwa nuko wahombye kandi ufunga igihe washakiye ugafungura amasaha wakerewe, ugafunga kare, abakiriya baguhamagara ntibitabe, ntibakubone. Abakiriya ikintu wabemereye ugomba kucyubahiriza. Hari amasaha yo gufunga no gufungura urayubahiriza, ndetse aho ugomba kurenza aho bishobotse umukiriya ntabe yanakubura. Wiha n'igihe n'umukiriya yaguhamagara mu masaha udakora, icyo gihe ugomba kuba uboneka. Ugomba kuboneka ukitaba, ukumva igitekerezo, ukumva icyo yifuza. Umukiriya ni umwami uri umuntu ucuruza, ntabwo agomba kukubura. Agomba guhamagara igihe ahagushakiye akakubona. Niba wakufungura saa 2 umukiriya yaza ntakubone, ntabwo uwo muntu ashaka kugira icyizere. Icyo gihe rero bizatuma ahindura, ashaka indi nzira, azashaka indi nzira ajya ahandi. Noneho warangiza ukazibaza impamvu wahombye ni wowe. Abantu benshi kandi barabikora. Impamvu icyo gihe ziba zumvikana, zituruka kuri wowe ubwawe, kubera ko nta gahunda ugira, ntubahiriza ibyo ugomba gukora. Ubucuruzi burya ugomba kugira discipline, ugakorana ubuseriye, bitabaye ibyo urahomba. Discipline ni ngombwa, ukubahiriza ibintu. Niba ugomba no gukora ikintu ukagikora, niyo waba utagishaka ariko ukagikora, aho ngaho uzabona ibintu bizagenda neza. Ikindi kintu cyangombwa muri business kizakubuza gufunga wahombye ni ukuba umuntu wiyemeza uzi gushikama, ntupfe kurekura, kubera kuzahura n'ibibazo. Hari abantu benshi barekura ukubuza akantu gatoya, ikintu bitagenda yahomba gato akarekura akarekeraho. Muri business bamwe ibibazo, ibintu byose ntabwo bigenda neza nk'uko wabiteganyije. Ugomba rero kuba umuntu uzi gushikama. Iyo utabifite muri wowe, udafite kwihangana, udafite kwiyemeza, urafunga nyine. Urafunga uti nahombye, ugafunga. Ugomba kuba rero ufite discipline ituma ukora ibyo ugomba gukora, waba ubishaka cyangwa utabishaka ukabikora. Ubukire burya ntabwo bworoha. Ubukire butangira ikiguzi, ntabwo ubukire buza ku muntu. Ubukire burahenda. Burya ntukabona abantu bakize. Abantu bakize baba barababaye, baba baranyuze mu bibazo, baba baranyuze mu bigeragezo, baba barihanganye, baba baratanze amafaranga bakariha ntacyo babona. Uzabanza nawe rero unyura iyo nzira banyuze, nawe ugomba kuyinyura. Nicyo kiguzi. Uzabanza uvunike, ukora udahembwa, ushyiramo amafaranga nta n'ikintu yinjiza, ushyiramo amafaranga ntacyo ubona, utera imbuto udasarura mu ntangiriro, ariko utegereje iki? Umusaruro mu gihe kizaza. Ugomba gutangira ibintu ukabikora, ukavunika, utaryamye, ukabyuka karugiye mu gushakisha, ugakora ndetse nta n'ikintu ubona, nta n'ikintu wenda unihemba rimwe na rimwe, ariko utegereje umusaruro. Ugatanga amafaranga, urumva ugomba yatekereza kumva urafata amafaranga ugashyira mu mushinga, nta kintu uguha imyaka ya mbere, nta kintu ukuramo. Wenda ukavuga amafaranga ari kubyara ndayaretse, azakomeze azamure. Wowe urumva ni ukwitanga. Urumva ubwo bubabare wishyiraho ububabare kugira ngo ushobore gutera imbere. Niko bimeze. Nicyo kiguzi rero ugomba gutanga. Iyo udashoboye gutanga ikiguzi urahomba. Ikiguzi cya business nyine niko bimeze. Umusaruro uzawubona kandi mwiza, uzakira, ariko uzaba witangiye ikiguzi. Icyo nicyo kintu ugomba kumenya. Ikindi kintu cya nyuma, icya 8, abantu benshi babura gituma bahomba bagafunga, ugomba kumenya. Icyo ni ikintu cyangwa cyane, ni ukutamenya kwizirika umukanda, bagasesagura, bagura ibintu bifuza ariko badakeneye. Kugura ibintu bifuza, icyo ni ikintu cy'abantu benshi bakora. Bagura ibintu bifuza batabikeneye, kugira byerekane, kugira bagaragare neza, kugira abantu babone bakomeye. Ni ibintu
iyo ushaka gutangira imishinga, iyo ushaka gukora business ukagera kure, iyo ni ibintu ugomba kwirinda wowe mu gihe cy'imyaka ya mbere, imyaka 7, imyaka 10 ya mbere. Ugomba kuba umuntu uzi kwigomwa, ukizirika umukanda, ukirinda kugura ibintu byose ubonye, ukirirwa kuzamura ubuzima, ushaka kubaho birenze ubuzima bwawe. Ugomba kwizirika umukanda, nibyo bizagufasha kuziga amafaranga azatuma uzamura wa mushinga wawe ugakomera nyine ukakugeza kuri bwa bukire wifuza. Nutangira rero umwaka wa mbere wabona bigenda neza, ugashaka kuzamura urwego wabagaho, uzahomba wowe, uzahomba. Abantu benshi barahomba kubera iyo mpamvu. Abantu benshi bakora ayo makosa, yatangira kubona umusaruro wa business yagitangira, akimukira mu nzi henze, akagura imodoka nziza, agatangira kubaho nk'umuntu wakomeye kandi ntawe yari yagera. Akagura bya bintu ataguraga, akagura ikintu gihenze, mbere yaraguraga igihendutse, akavuga ati nabonye amafaranga. Wenda business yatangiye kumuha umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, akibajwa ko hari igihe business yagendaga neza igira gutya ikamanuka. Muri business niko bimeze, ugomba guhora witeguye ibyo bintu. Ayo yinjizaga akabura noneho, kandi hari ibintu biba bikenerwa kugurwa, ugomba kuriha. Hari ibintu ugomba kuriha, ugomba kuriha abakozi, ugomba kuriha gukodesha, ugomba kuriha ibiki byose, ugomba kugura ibicuruzwa, ugomba kujya gute. Niba rero utarazigamye, ngo we warazigamiye iminsi mibi ya business yawe, urumva wakoze amahitamo mabi yo gushaka kwiyerekana, yo gushaka guhindura ubuzima igihe kitaragera. Niyo mpamvu bamwe bahomba, benshi barahomba kubera iyo mpamvu, kubera ko bahisemo kubaho muri bambone. Bambone ko meze neza, babone ko nkomeye, babone ko natangiye kuba umucuruzi, bakubone ko natangiye kuba umushoramari, babone ko mfisigaye ndi umuntu ukomeye. Bakibagirwa icy'ingenzi, bakibagirwa ko umushinga wabo tari wagira urwego batangira kuryoha. Kubera ko urwego rwo kuryoha uzarugira hashize igihe, uzarugira, ariko iyo bitangiye kare ukoze amakosa. Umushinga wawe uracyakeneye amafaranga awuzamura, uracyakeneye kuwuteganyiriza kugira ngo niwihura n'ikibazo uzabona amafaranga yo gushyiramo, kugira ngo ukomeze uzamure. Hari ibindi bintu ushyiramo, hari ibindi bintu uzamura, ukomeze uzamuke. Nukora amafaranga uzumirwa, kubera ko ukeneye kugenda uzamura, ushyiramo amafaranga yawe, noneho ku buryo ugera n'igihe ushobora no gufata n'amafaranga y'abandi ukayakoresha, kubera ko wamaze kuzamuka, umaze kwizera ko hari ibintu umushinga wawe umaze kugeraho, umaze kubyara amafaranga. Icyo yuko wavuga noneho ntangiye gufata amafaranga y'inguzanyo, ntangiye gufata amafaranga ya banki, kubera ko nawe noneho umaze kugera ahantu ugera, umaze kuba umuntu ukomeye, uzi yuko umushinga wawe ushobora kuriha iyo nguzanyo nta kibazo, wariteganyirije, ufite ibikorwa biri mu mwanya, urimo urashinga andi ma business ku ruhande, umaze kugera aho ugera. Icyo gihe noneho wazamuka nyuma y'igihe, icyo gihe cyo kubaho noneho niho utangira kuryohaho, ugatangira nayo kwihemba, ugatangira guseka, ugatangira kuryama, ugasinzira wemye, kubera ko wamaze kubaka umushinga wawe ku rutare, wamaze no gushinga kubaka n'indi mishinga, kubera ko warakomeye. Aho niho hantu utangira kuryoha, aho niho hantu ugera ku buryo nta kikunyeganyeza. Guhomba ntago biba bigishoboka, wowe waramaze gushinga imizi, uri ku rutare, warizigamiye, washinze indi mishinga ku ruhande, urazamuka utera imbere, ukagera nyine ku nzira y'ubukire. Iyo ngiyo dushaka gukora yo kuri hano ku rubuga rwacu rwa Igarukire. Kubaka ubukire ni ibintu bisaba igihe, kubaka ubukire ni ibintu bisaba kwitanga, kubaka ubukire ni ibintu bisaba gukora, tugabanza tukiyubaka twebwe ubwacu. Bihera kuri wowe wiyubatse. Icyo gihe iyo wiyubatse muri wowe ubuzi ibyo ugomba gukora, ukiteza imbere, ukava mu bukene, ukagera ku buzima bwiza. Ni ibintu ugomba kwitangira, ukabitangira ikiguzi, ariko ni ibintu bishoboka iyo wabifatiye icyemezo ugakurikiza amahame y'ubucuruzi uko tuyigishwa. Ni ngombwa cyane. Mwabyumvise rero, mugire ibihe byiza kandi mukomeze kwiyitaho, mukomeze kwiteza imbere, muve mu bukene. Nibyo mbifuriza. Mugire ubuzima bwiza, mugire ubuzima mwifuza, muzagire ku gasongero. Bye bye. Ari Lady Jane ubakunda cyane, ab'agaciro. Bye bye. Mugire ibihe byiza.